Shalom, turabasuhuje kandi turabakiriye mu kiganiro CNM Talk Show. Ni ikiganiro gica kuri Ahupa Vision Radio buri cyumweru kuva saa 12 nubwo hari igihe dutindamo gake ariko n'ubundi ni muri ayo masaha. Ushobora gukurikira Ahupa Vision Radio kuri Star Times na 129, ushobora kuyikurikira live kuri inyarwanda.com, ushobora kugikurikira kuri ahupavision.com. Iyo ikiganiro kigucitse utabashe kugikurikira hose live, ushobora no muri kugikurikira kuri YouTube channel yacu cyangwa se ya ministeri itegura kino kiganiro yitwa Christ for the Nations Ministries. Ndabakiriye cyane rero kandi nakiriye n'aba dufatanya gutegura no gukora kino kiganiro cya CNM Talk Show. Mbere yuko wenda mvuga insanganyamatsiko tuza kuvugaho uyu munsi, nagira ngo mbanze mbakire babasuhuzeho hanyuma dukomeze n'insanganyamatsiko. Reka mpere ibumoso bwanjye tuze no gukomeza kwa kuri uyu musore wicaye imbere yanjye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nizeye ko ari amahoro. Nishimiye kubana namwe. Ndabasuhuje abadukurikiye, Imana izane natwe kandi tubane muri iki kiganiro, abari kure n'umwegere televiziyo zacu tuganire. Murakoze cyane. Uyu munsi rero icyumweru gishize twavuze ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kuki ari byiza ko abizera bakwiye guteranira hamwe, tugira ikiganiro cyiza, tugira impamvu nyinshi zikwiye gutuma duterana, tuvuga ku bibazo bimwe na bimwe abantu bahura nabyo muri icyo gikorwa cyo guterana cyangwa se muri uwo muhango wo guterana. Uyu munsi rero twahisemo kuvuga ini discipline cyangwa se undi muco mwiza w'abakristo bose witwa gusoma ijambo ry'Imana. Tuza kuba twibaza ikibazo ngo ukubera iki ari ngombwa, ukubera iki dukwiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dutangire tubaza aba batumirwa turi kumwe nabo, wenda tutaravuga impamvu rusange, babanze banatubwira ubundi wowe ku giti cyawe n'iki gituma usoma ijambo ry'Imana. Kaduhera imbere yanjye kwa Bruno, zikomeza kwa Jarike, n'iki gituma usoma ijambo ry'Imana? Ni impamvu nyinshi ariko imwe nyamukuru ni uko Imana ni ikintu dusaba, ubwo nkunda kubivuga no mu bindi biganiro. Imana idusabye ikintu ntabwo biba bikiri ubusabe gusa, byahindutse itegeko ry'Imana. Turavuga ngo ijambo ryanjye ntirizave mu kanwa kanjye, utekerezeho mu kanwa kawe, utekerezaho amanywa nijoro. Rero iyo ni imwe mu mpamvu nyamukuru ituma nsoma ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Jarike, n'iki gituma usoma ijambo ry'Imana? Murakoze. Kimwe mu bintu bituma nsoma ijambo ry'Imana, icya mbere ni uko bituma mba navuga updated, mba ku gihe, nimba ko nabivuga mu Kinyarwanda. Donc amakuru y'iby'Imana muranyibitseho. Ni cyo kintu cya mbere navuga. Cya mbere ni uko mura mfite amakuru ku by'Imana ivuga, ku by'Imana itegeka, ku by'Imana isaba mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Ikindi cya kabiri ni uko byubaka umwuka w'Imana muri njyewe. Usibye n'umwuka w'Imana muri njyewe, n'umwuka muntu wanjye aba yubakitse, ndetse n'umubiri wanjye nawe ukagirwaho n'ingaruka nziza zo kuba nsoma ijambo ry'Imana. Ikindi bimfasha no kumenya nuko nsenga. Gusoma ijambo ry'Imana bima icyerekezo n'umuyoboro mwiza utatandukira cyane mu kumenya uko ndi busenge, kuko hari icyo mfite nasomye bituma nangira wa mwete n'ishaka ryo nasenga. Murakoze cyane. Hari ijambo Mose yavuze nko mu 3,000 mbere ya Yesu, ubwo hashize ibihumbi hafi 4,000, ubwo ni nka 5 actually. Na nyuma Yesu aje kuvuka nyuma y'ibinyejana byinshi, nawe arisubiramo, aravuga ngo bavuga ijambo ngo mu Cyongereza ariko no mu Kinyarwanda riri muri Bibiliya, ni Yesu warivuze muri Matayo 4:4, abarimo kuvuga amagambo n'ubundi Mose yanditse mu gutegeka kwa 2:8, havuga ngo ntabwo umuntu abeshwaho n'umutsima gusa, man shall not live on bread alone, ngo ahubwo abeshwaho n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Imana. Ni imvugo abantu benshi bakunda kugarukaho, uretse n'abo mu idini cyangwa se abasoma Bibiliya. Ni imvugo n'abafilozofe bagarukaho, bavuga ko umuntu ntabwo ashobora kubeshwaho n'ibyo kurya gusa,
kuvuga ngo umwana avutse mukamuha ibiryo gusa, mukamuha ibijumba n'imyumbati n'ibiki byose, yakura akamera nk'ihene cyangwa nk'intama. Ariko igituma umuntu aba umuntu, igituma umuntu atekereza, igituma umuntu agenda yivolvinga akaza kubamo umuntu utekereza, uganira, ugira ati nuko aba atagaburiwe, ibyo kurya gusa, nuko aba atabayeho kubera umugati gusa, nuko kubera ko hari andi magambo aba yamubwiwe. Yesu rero akavuga ngo mu magambo yose ubwirwa yagukuza, irya mbere ni ijambo ry'Imana. Ariko nashatse kugira ngo dukora introduction cyangwa se tunavuga dutangira ikiganiro cyacu, tuvuge n'impamvu Bibiliya ubwayo utari n'umukristo ukwiye kuyisoma. Impamvu kuki igitabo cyitwa Bibiliya ari igitabo ubwacyo abantu bakwiye gusoma. Ngiye kuvugaho impamvu ebyiri, tuzikoreho commentaire, zikuvuga n'izindi ebyiri nazo tuzikoreho commentaire. Mu bushakashatsi nakoze, ariko ni n'ibintu nawe wabona kuri Google. Cyambere nuko Bibiliya niho gitabo cya kera, ibyo bita antiquité, nuko nk'igihe cyambere gatoya yabara philosophers b'Abagiriki ba Socrate na ba Plato, mbere yabo gato ni muri antiquité hose. N'igihe cyabo harimo abantu bamwe bagishyira muri antiquité, ariko ibitabo byanditswe mbere ya ba Socrate na ba Plato bikiriho uyu munsi nta n'ibitabo bihari. Anyways, hari nyandiko nkeya, ariko utavuga ngo ni igitabo cyuzuye. Urebye nka Plato ngira ngo niwe wanditse igitabo cya mbere cyitwa The Republic, ariko ibindi kubibona ntabwo byoroshye. Ariko reka tuvuge ko binahari. Nicyo ngiyo cya Socrate cya Plato cyitwa Republic, iyo ubigereranyije na Bibiliya, ngo Bibiliya nicyo gitabo cya mbere ku isi mu mateka ya muntu cyabaye distributed, cyasakaye ahantu hose. Mu yandi magambo, niba warasomye ibindi bitabo byose, kuba hari igitabo cyasakaye kurusha ibitabo byose utarasoma, ubwabyo bikwiye kugutera amatsiko yo kugisoma. Cya kabiri bavuga ngo nuko niyo best selling book of all time, niyo yabaye nicyo gitabo cyacuruje kurusha ibindi bitabo byose. Mu yandi magambo, igitabo kiguzwe amafaranga menshi kurusha ibindi bitabo byose ni Bibiliya. Ikindi nicyo gitabo cyasemuwe mu zindi ndimi nyinshi cyane gusumba ibindi bitabo byose. Ni nacyo tugiye kujya no mu idini usanga ari igitabo gifite abayoboke benshi. Kugeza ubu ngubu harahangana, nubwo bidahangana neza kubera ko kimwe kirarusha ikindi miliyari y'abantu. Abaturage ba Afrika bose ntituragira miliyari aho mperukira mu mibare. Nuvuga ngo Bibiliya irarusha Korani byakabisa nkaho byenda guhangana, irayirusha abakurikira Bibiliya barenga miliyari y'abaturage. Nuvuga ngo ufashe population ya Afrika yose, niyo Bibiliya irusha Korani. So hari izindi facts ebyiri ndivuge nyuma, cyangwa se hari kuri ndivuga kuri Bibiliya nyuma, ariko ubwabyo aya mateka cyangwa se ubu buhangange bwa Bibiliya mwige mu butekerezaho iki. Bibiliya hari icyanditswe kiba muri Timoteyo kivuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Ubwo ni ukuvuga niba ari, ntabwo tuvuga Bibiliya ndi n'abantu ntibayumve nk'igitabo cyanditswe n'abantu. Icyo bwacyo kikigira igihangange. Reka wenda icyo cyanditswe ngisome, kuva turi buvuge Bibiliya turanayisoma cyane. Aravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu ukuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gutunganira Imana. Nibaza ko tuvuga ku buhangange bwa Bibiliya, ikintu cyo cya mbere umuntu yagakwiye kuvugaho, kuko iyo version ni ijambo ry'Imana. Yera bisa nkaho ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Yego. Ijambo ry'Imana gukoresha Ikinyarwanda, ariko urumva ko Bibiliya yera bivuze neza. Icyo cyanditswe ubwacyo kigaragaza impamvu Bibiliya ari ingenzi. Ikindi ni uko Bibiliya idufasha kudacumura ku Mana, nk'uko nyine kiriya cyanditswe cyabivuze, itwereka inzira Imana ikunda, ikanaturinda n'ubuyobe. Kuko turi mu isi yuzuye ubuyobe, turi mu isi irimo ibintu byinshi byiza ushobora kwitiranya n'uko bituruka ku Mana, kandi bidaturuka ku Mana
nari ndi kubwira abantu ni niba Eva yarabashije gushuka kandi yari ari muri Edeni aho ahantu hatari hari icyaha, ahantu hatari hari igikomere, ahantu nta muntu wari waramuhemukiye, bivuga ngo wenda umutima wari uri bongamiye ku ruhande rumwe ariko agashukwa kandi ari muri environment twavuga kuri perfect kuko yari ari muri mu kubaho kw'Imana akabasha gushukwa na Satani. Twebwe turi iki abantu ki muri bari mu isi yanduye rero Bibiliya nyine idufasha no kutayanduza. Ni byinshi ariko reka kwa Jarike wakoresheje amateka cyane kanange wari unifashisha kuko hari igihe kamvuge mwene muntu agerageza kubishyira mu nyurabwenge ze ugasanga rimwe na rimwe atari n'umurongo wo kumenya ukuri ko icyagombye kuba ahagazeho uwo mwanya. Ariko nk'uko icyandiko cyawe kitubwira ni uko cyambere ni ibyanditswe byera, cya kabiri byahometswe n'Imana, cya gatatu byashirijweho kugira ngo wa muntu bimuhanire, bimuyobore, bimwigishe, bimutoze aho umuntu ushitse. Buriya Bibiliya nacyo nyikundira ku muntu uyisoma, nzi neza ko ibyo kintu agihishurirwa mu buryo bwinshi kandi bugiye butandukanye kuri buri wese. Nuko uko urushaho gusoma Bibiliya iraguhindura, kandi ntabwo iguhindura wowe mu by'umwuka, biriya twita ngo ni iby'umwuka bya gikristo, ahubwo no mu buzima. Ibyo rero bigatuma njya mu mateka, nakunze gusoma bimwe mu bitabo cyangwa se n'amatsiko y'usoma nyine, bigatuma ujya gushakisha amakuru. Iyo ugiye kureba bimwe mu bihugu twita ko bikomeye, usanga amategeko bagenderaho, usanga amahame bagenderaho afite imizi kuri Bibiliya. Ewe yaba muri finance afite imizi muri Bibiliya, yaba haya finance na economy ni bimwe cyangwa atandukanyemo ariko no byose bigwa muri usanga ari muri Bibiliya. Yaba ababigisha bya saving n'ikigo ndacyari mu mafaranga usanga bafite imizi muri Bibiliya. Donc y'amahame yose nabira tuvuga ngo nabagira iki bazanye amahame usanga bifite aho byavuye ni kuri rya jambo ry'Imana. Bivuga ngo rero nimba babona nga taroge yari yarashizweho n'ubundi isi igitwa ishaka ariko ikomeza kwiha kagaciro, bamwe babigiramo inyungu kugira bakomeze bayobora abandi bagahisha ya mahame yose nibemere ko banayisoma ku giti cyabo. Hari naho hagiye havaho mateka tubona amadini amwe ikura ku yandi, aho gusanga byose byabishingiye ko hari umuntu wasomye avanamo ukuri, avanamo amakuru, avanamo yindi yishurirwa, avanamo ubundi bumenyi, bituma asa nkaho itandukanyije n'abandi ku ruhande. So gusoma rero ijambo ry'Imana uko ryagiye rigira imbaraga gatoya itukomerezaho kuri iyo ngingo rugezeho kuvuza ibyo ngibyo binyibutsa indi ngingo nanditse hano. Uravuga ngo Bibiliya niyo gitabo cyubatse ama empires. Empire aho zitandukanye na kingdom, bumwe n'ubwami bundi n'ubwami bw'ubwami, mbese ubwami buhatse ubundi bwami aba ari empire. Nuvuga ngo Bibiliya niyo yubakiweho yitwa Holy Roman Empire kuko hari Roman Empire Yesu yavutse iriho, ariko kuva muri 800 hategetse yitwa Holy Roman Empire kuko muri 800 murabizi ko Constantine ahinduka umugatolika, hanyuma ahinduka umukristo, hanyuma iyo twita gatolika y'uyu munsi gatangira muri 800 itangira gutegeka ari Holy Roman Empire. Spanish Empire yatangiye mu 1892 kugeza mu 1970 yari bakiye ku Kristo. Russian Empire n'uyu munsi wavuga ngo ikiriho nubwo ubwami bwo bwarangiye mu 1917 intambara ya mbere y'isi igiye kurangira, ariko yubakiye ku Orthodox. None abami baba babaga bami kubera ko approving ko bavugaga yuko nyine kugira ngo umwami ari uko ari Imana yagutanze, kandi n'ibitorero ryabo gishingira ari Orthodox. Urumva imyizerere yabo n'imitegekere byose byashingiye kuri Orthodox. Ukajya kuri British Empire. British Empire kuva mu 1600 n'uyu munsi iracyari, kuko ikintu gitangaje no kubwongereza n'uyu munsi aribwo bugifite colony, n'ubwo gifite za colonies. Hari nyinshi bwatakaje muri nyuma ya kabiri y'intambara ya kabiri y'isi, ariko iracyafite ama colonies. Ubwongereza bwo ni dini tuvuga ngo nabangirikani, ni dini y'ubwami bw'abongereza nayo yubakiye ku Kristo. So, mbivuze nyine ngira ngo nkungane kuri iyo point wari muri kuvuga ko amategeko menshi dufite ashingiye
kuri bibiliya ariko ngira ngo shipping in cyangwa se nk'ukunganira hanyuma ukomeza n'ubundi point wari ugiye cyangwa se ingingo wari ugiye kuvuga. Yego rero ibyo byose uko bivuze ubona ko harimo inyungu, harimo ubuzima bwari buri mu ibyo byanditswe. Abatubanjirije nyuma twabita abakurambere, ubona ko ibintu byose byabaga bishingiye ku byanditswe. Niyo usoma ijambo ry'Imana ku barisoma ubona neza yuko hari aho bagiraga bikaba ngombwa ko babanza gusomera, haba abaturage yaba abakristo mu Isezerano Rishya mu byakozwe n'intumwa, babanza kubasomera iki rero? Ni ya mategeko, ni ya mateka, ni bwa buzima, ni ya mibereho y'ababyeyi babo, basokuruza babo. Ubwo buzima ni nabwo bashingiragaho. Nubwo natwe ubu ngubu noneho abo ngabo basomeraga abo icyo gihe, natwe ubu ngubu hari ibyo dusoma byabo noneho byanditswe. Rero ijambo ry'Imana rifite umumaro, nubwo muri iyi minsi hari ibintu tuza kugeraho bisigaye bituma abantu barikerensa, ntibariha agaciro nk'uko byari biri ngombwa cyane, cyangwa se nk'uko byari bimeze kera, binavaho ko abantu batagisoma. Buriya kutagendana ijambo ry'Imana bifitanye isano no kuba utakisoma, kandi uko utakisoma no mu mutima burya nta riba ryihari, kandi uko ritari no muri wowe burya no gusengana kuba kugihari. Ikindi noneho bigira impact, ngewe gwiti cyanjye nicyo navuga, bigira impact no ku buzima bundi bukurikiyeho. Buriya uwubaha ya mategeko n'amabwiriza na wa murongo ugenderwaho w'ubuzima ijambo ry'Imana rivuga, buriya n'ibindi byose arabyubaha, arabyumvira, agira kwa gutwi gutega kumva kukanumvira. Tukiri kuri iyo ngingo, impamvu abantu bakwiye gusoma Bibiliya ko n'abatari abakristo bakwiye kuyisoma, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo kumva nako kwizera guturuka mu kumva, kwizera ariko kuduha agakiza guturuka mu kumva, ariko ntabwo ari ukumva icyo cyose ubonye, ni ukumva ubutumwa bwiza buba muri Bibiliya. Impamvu nashatse ko dutangirira aho ngaho kuvuga ngo ese umuntu utizera wakwiye gusoma Bibiliya, nibyo ni impamvu turimo gutanga. Yaba iyo Bruno yaratanze avuga ko ni ijambo riri authentique ryahumetswe n'Imana. Umuntu wese uriho uhumeka wemera ko nibura Imana ibaho. Abatemera ko Imana ibaho ntabwo baragera mu Rwanda ari benshi, ariko wemera ko Imana ibaho akwiye nibura gushaka kuko yasoma aya magambo avuga yuko yatanzwe n'Imana. Kweba tuvuga no ko ari n'igitabo bwacyo gihambaye, yaba ingingo Jarike yavuze zirimo zuko ari igitabo ibihugu byubakiyeho amategeko yabyo, kandi amategeko n'ategeka ibihugu, abami bakagenderaho, agusha abami cyangwa akabazamura. Umunsi urumva ngo Trump waza ari perezida wa Amerika arimo kujyanwa mu nkiko, hatari amategeko ntiyajyanwa mu nkiko. Ayo mategeko rero akomeye gutyo, abanyarwanda bavuga ngo akomeye kurusha amabuye, ngaremeye kurusha amabuye. Amenshi ayanditse araturuka muri Bibiliya. Ariko hari igihe umuntu yibaza ngo ese Bibiliya yaba ari ukuri, ese twabwira n'iki yuko iby'Imana yavuze ari byo by'ukuri? Abahanga bagira ibipimo bagenderaho kugira ngo barebe context cyangwa se ibyanditswe, ikintu cyanditswe mu myaka myinshi yatambutse, uyu munsi icyo dufite cy'abagisa nacyo. Bagakoresha rero ibyitwa manuscripts. Manuscripts ni ukuvuga ngo ni ibintu abantu banditse kera bakabibika. Urabizi ko kera abantu bandikaga ku mababi no ku bintu bitandukanye, bakabibika noneho bikabikika kugeza uyu munsi. Avuga se twabona ahantu byanditse. Ikintu gitangaje rero naho nsoma ari abantu nasomye cyitwa The Case for Christ. Umwanditsi avuga uburyo Bibiliya mu nyandiko zose zanditswe mu gihe cya Yesu no gusubiza inyuma, mu nyandiko zose zihari mu bitabo byose dufite, mu bintu byose bihari, nta gitabo na kimwe gifite authenticity cyangwa gifite ukuri gushingiye ku kuba manuscripts zazo zigihari na Bibiliya. Ntabwo nibuka neza imibare, numva yaravuze ko Bibiliya ari ifite manuscripts zirenga 22,000. Urumva icyo bishatse kuvuga? Ni ukuvuga ngo usanga nk'agace kamwe kabaye kagibwaho impaka, gafite manuscript yakuwe muri Egiputa kavuga gutyo, kagira manuscript yakuwe muri Middle East muri Israel kavuga gutyo. Ugasanga abayahudi bari baragiye kuba muri za Syria cyangwa za Babyloni nabo bafite basize manuscript nayo ivuga gutyo. Avuga rero kandi abakora ibyo ntabwo baba bavuga ngo turagirira Bibiliya impuhwe kubera ko ari Bibiliya. Bakoresha inzira ziri scientific, avuga ngo nicyo gitabo niba kiri authentic kurusha ibindi byose bifatwa nkaho biri authentic muri iki gihe. Kuko ari inyandiko nyinshi, umuntu kubera ko ashaka kwiyandikira igitabo kikamenyekana, akavuga ngo igitabo cyanditswe ngo n'umwami
ngo w'abanyegiputa ngo mu myaka 6,000 ishize kugira ngo ukuntu igisome wumva ubwenge bw'umwami w'icyo gihe ari ugasanga ntabwo waprova koko yabyanditse mu gihe bavuga ko Bibiliya yo iri authentic mu rwego rw'uko ifite amamanuscript arenga 22 icya kabiri nubwo kiri hafi aho ngaho igitabo cya kabiri gifite manuscript nubwo kiri hafi aho ngaho nubwo n'icya gatatu kiri aho ngaho ni ibintu bitandukanye ku rwego rwo hejuru ariko ukanongera no kuvuga ngo nge mbanekeza ko imwe muri proofs zuko cyangwa se mu bimenyetso bihamya bifatika byuko Bibiliya ari ukuri koko kw'ijambo ry'Imana n'ubuzima itanga. Ngiye kubaha muvugeho kubyo mubona kongera umufatika mubona z'ubuzima Bibiliya itanga ariko narabaha nibutse urugero rumwe mu gitabo twakoreraga review niba ukibuka cya Pastor Antoine Rutayisire kivuga ngo reconciliation is my lifestyle haranavuga ukuntu ubwo henshi ijambo ry'Imana ryagiye rimufasha ariko imwe mu nkuru ntajya nibagirwa niriya nkuru y'ukuntu agera ahantu baba bahunze muri Kigali jenoside yatangiye ibintu bimeze nabi inkotanyi zimaze kuba kurana Kigali bakagera Kabuye ngo ijambo ry'Imana ikamubwira ngo humura nucara mu mazi zabandi kumwe nawe ko bizagenda gose zabandi kumwe nawe mbese yumva confirmation mu mutima we ivuga ngo nzakurinda humura ibya jenoside reba by'isi yacuramye yicuritse ibintu byacitse wowe ho uramahoro mu papa ngo ahita sinzira yegamye ku matafari imvura irimo kugwa kubera ijambo rimuje mu mutima bene aho ngaho bene nkaho muhari uri kumwe na ukubyara niwe wari perezida w'igihugu ariko kisanga aho ngaho kuri ayo matafari wahunze urinzwe n'abandi akavuga ngo humura ntacyo uri mubi ntabwo wabasha gusinzira iryo joro ariko Pastor Antoine Rutayisire ngo yumva ijambo mu mutima akumva conviction cyangwa se akumva yemerwa neza ko ari Imana irimubwiye umutipe umupapa arasinzira imvura irimo kugwa hanze abantu barimo barashira mu gihugu ni ku matafari nyine kandi uri umupapa mukuru so nabivugiraga kuvuga ngo uretse no kuba wanapuruva mu buryo bugaragara yuko text ikiri umwimerere ariko hari n'ubuzima Bibiliya igenda itanga mu buzima bupuruva cyangwa se butanga ibimenyetso by'uko koko Bibiliya ari ijambo ry'Imana so nayo namwe musangize waba afite ubuhamya bwe ku giti cye cyangwa ubundi munazi hari ibimenyetso bigaragara by'uko iri jambo ry'Imana rikora mu buzima bwacu bw'iki gihe bwo 2024 ku buryo ijambo ryanditswe imyaka 4 ishize apana imyaka 400 apana imyaka 40 kuko nguye ku gitabo mama yanditse afite imyaka ingahe 40 ukigera afite 20 nagisoma niruka si 40 ntabwo ari na 400 ibazuguye ku gitabo umwami Ruganzu yanditse wagisoma n'amashyushyu kuko urumva kibitsu so ntabwo ari imyaka 40 ntabwo ari 400 imyaka irenga 2000 Bibiliya yanditswe uyu munsi hakaba harimo amagambo yo muri icyo gihe agifite umumaro agifite uko ahindura ubuzima bw'abantu cyangwa se abantu bayabaho bakaba influenced hari ingero mufite cyangwa n'ibintu muza kutubwira gusa ko muri abarokore mudukubita igipindi ingero zirahari reka dufate n'ibintu biri rusange ijambo ry'Imana riratubwira ukamuresha bimwe mu byo nkunda mu ijambo ry'Imana ndavuga ngo nugirana ikibazo na mugenzi wawe ubusange ugikemure batarabishyikiriza abacamanza kuko nabushyikiriza abacamanza nyine uzafungwa iyo ni approach uyu munsi ikora niyo umuntu akujyanye muri bibi babona ari ikintu ushobora gukemura hagati muri ntuza yawe ya mbere ni ukuguhamagara bakakubwira ati umuntu mwavugana mugakemura ikibazo mufitanye iyo munanira mu gukemura icyo kibazo nyine baraguhamagara bakurikiza icyo amategeko avuga kuri icyo kibazo so ibyo ni ibintu dusanga muri Bibiliya kandi ubikurikije byakurinda waba wizera waba utizera so itanga ubwenge bwa buri munsi iravuga ngo ntukegere inzu ya maraya iravuga ngo hunga ubusambanyi kuko ubu ngubu umuntu wese udukurikiye niba bakunda gusambana atarabizi ko
gusambana biri, ariko Bibiliya iravuga ngo ntugasambane. Twaza mu bintu by'umuryango tukavuga ngo kuba ababyeyi bawe uzarama, kandi ibyo ni ibintu bikora. Kurama uzagira ubuzima bwiza. Umwana wubashye ababyeyi, mu miryango tuvamo twese turabizi ko umwana wubaha ababyeyi aba ari we ukunzwe kurusha abandi. Mfite inshuti ikunda kugereranya Bibiliya nka kataloge y'ubuzima bwacu. Imana niyo yaturemye, nk'uko waremye mikorofone yayihaye kataloge yayo, natwe tuza ku isi hari kataloge y'Imana iri ku buzima bwacu. Ubundi twagakwiye no kurwara tukajya gushakiramo aho ngaho ikibazo kiri. Ikibazo cyose duhura nacyo mu buzima twagakwiye kujya kuri ya kataloge tukavuga ati se uwaturemye ubundi yavugaga ko nimura n'iki kibazo bizagenda bite, inshuti nimemukira bizagenda bite, umujura nantera bizagenda bite. Rero nibaza ko birakora mu buzima bwa buri munsi, birakora cyane. Jali, ni wowe nta ngero zifatika zitwemeza ko koko ibi byanditswe bikiri applicable, bigikora no muri iki gihe? Ingero zo zirahari ndetse nyinshi, hari izanjye hari n'izo ku bandi mugenda mbona bigenda bihindura. Kuri njyewe nifatiyeho urugero, nagiye gufata icyemezo cyo gukizwa nkajya mu nzu y'Imana kubera ko nasomye. Kwa gusoma buri wese afite uko yakijijwe, hari ababwirijwe ubutumwa bwiza baratura barakizwa bajya mu rusengero bikomerezaho. Njyewe icyo gihe nari nabatijwe bivamo nisubira mu byanjye, ariko umunsi nari ngeze ahantu ibintu mbona ko biremereye mu buzima bwanjye, hahandi uba mu buzima, nibaza ko benshi n'abadukurikiye hari ahantu umuntu agera akabura igisubizo cy'ibintu byinshi cyane, akabura icyerekezo cy'ibintu byinshi cyane, ikintu cyose agerageje gukora kikamubera imfabusa, kandi abona yagerageje, abona yakiranutse, abona ibintu byose biri ku murongo. Sibyo ko njye atari ko byari bimeze, nari ndi mu manyanga ahagije, ariko ndibuka yuko mu makuru nari mfite ni bya bindi nyine umwuka w'Imana atera imbuto. Umuntu aza akabwiriza imbuto akayitera, ariko umwuka w'Imana agatangira gukora. Icyo gihe nibwo natangiye gufata rya jambo. Urumva ibintu byose nabigerageje, nabuze amahoro, nabuze umutuzo, nabuze amahitamo, nangira gusoma. Kwa gusoma nta muntu ubaye icyerekezo, ndetse rwose n'ibintu bisekeje narafombozaga. Reka ko tubatika some ijambo riza kumfasha. Ariko ibyago nimba yagita ibyago nimba ari amahirwe simbizi. Ariko ikibazo cyo ntabwo nagwa kuri rya jambo numva rishimiye. Ahubwo nagwa kuri rya jambo rinunga urutoki. Urumva rimbwa ati wavuye mu byaha. Tiwakiranutse. So ndabyibuka rero hari mu masaha rwose yakumanywa, nagize ikintu cyo kumva mfite inzara yo gufata ijambo. Bibiliya ndayifungura, ndayisoma, yari hari ntabwo yari yanjye, ndafomboza. Ariko mu gufomboza numva shatse kujya mu Bagalatiya, bya bindi nanga gusoma. Ari ukuntu nyine umuntu afite amakuru bati ibintu nibisoma biraza kuncira urubanza. Ubwo ufite icyo kintu cy'ubwoba ko benshi niko babaye bati ariko ibyo bintu bamusoma kubera iki aratinya ko hari ibintu biza kumutunga urutoki. Somye nka Yesaya. Noneho icyo gihe rero nibwo nasomaga ibintu bitangira guhinduka mu buzima bwanjye. So byavuye mu gusoma. Kwa gusoma rero kubera ko nasomye byagumye muri njyewe. Si ikintu umuntu yaje kumbwira ngo anyemeze, kuko buriya muri kamere muntu tuba dufite ikintu cyo gushaka guhangana no guburana, no gushaka kwemeza, no gushaka nikoshite ijambo kwitakana, kwihakana icyo bakubonaho, no kudashaka kucyemera. Ari icyaha bakubona, bari ibyaha bigaragara ku muntu. So gusoma rero byatumye mfata icyo cyemezo, kandi niho ikintu gitangaje kubera ko ari njye wabyisomeye, ndetse n'Imana ikagerageza mu bumenyi bukeye ikasobanurira. Byambereye umusingi ukomeye. Niyo umuntu yambwira ikintu nkabona sindi gusobanukirwa na yaho gishaka. Urundi rugero rwa kabiri, uyu munsi kubera gusoma, mbere yuko ngira umwete gusoma ikindi gitabo, mera kuri Bibiliya. Ko Bibiliya ukurushaho kuryohera mu kuyisoma, n'ibindi bitabo bivuga iby'Imana birakobera kubisoma no kubisobanukirwa birushijeho.
bigatuma wibikaho ya makuru. Ikindi bigatuma ugira reference y'ijambo ry'Imana, aho ugira ngo umuntu aguhereze ya nkuru gusa mu kirere, aho ugashaka kumenya ahantu ijambo ry'Imana riri kubivugaho. Ikindi noneho ngewe nangaho urugero nk'ubuhamya nuko uyu munsi iyo ngiye gukora ikintu, niyo numva nta magambo mfite yo gusenga mu icyo kintu, nimba ari ikintu numva ashaka igisubizo, nifashe ijambo ry'Imana. Kubera iki mba mfite yamatse bose, bwa nta kimana yivuzeho biro bintu, burasi nta kimana iyo nta kintu yabikoraho, ari Imana yabigenza ite, bigatuma ashaka za nkuru. Rero hamwe no kuyoborwa n'Imana, hamwe no gusoma, kenshi wisanga ubona igisubizo muri kwa gusoma ya jambo ry'Imana. Ubundi buhamya navuga, umuntu wese uzi ko asenga, tureke gato ya guterana, kuko guterana rigiye bivamo n'ikigare. Ikigare, inshuti, abajama turanye tukorana, rimwe na rimwe ikigare kisanga cyarafashe umwanya munini w'ikitwa guterana. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana, uva muri kwa guterana nk'itegeko riri aho ngaho ry'itorero, ahubwo bikaba ubuzima bwo gusenga. Ubwo ubuzima bwo gusenga niyo ahandi unyura, sinzi impamvu bwe birabaho, kubera guhora usoma ijambo ry'Imana. Iyo uciye ahantu bari gusenga, wumva wakwicarana ugasenga, cyangwa se niba utakwicaramo wenda kubera gahunda z'ibyo wari urimo, ariko kumva umutima urasenga. Ikindi cy'ubuhamya bukomeye cyane, nizera ko abasoma ijambo ry'Imana ibi nabo bashobora kubihamya. Iyo usoma ijambo ry'Imana, umutima wawe ahantu hose uri n'ibyo waba urimo byose, uhora ufite umutima usenga. Ikintu cyose kiciye muri wowe giherekezwa nuko, cyangwa se kibanzirizwa nuko ubasha gusenga, kubwira Imana. Gusenga bitari bya n'ibya formule bisa nkaho twafashe, ahubwo kuba gusa wakwibuka ati Imana niba ubigemo mu mutima wawe, ahantu wicaye kumwe n'abantu muri mu nama se, ukumva gusa umutima wawe aravuze ati Nyagasani nibi niwo wabishobora. Cyangwa se ukawicaye ahantu mu bintu bidahuye n'ibyo uri kunyuramo, ariko mu mutima wawe uracyagusunika muri bya bintu, ukumubwira Imana ati Nyagasani nizeye ijambo ryawe kutajya ubesha, nabire nabyo wabikora. So uko usoma ijambo ry'Imana habamo ikintu cy'uko uhorana ubuzima bwo gusenga n'inyota yo kumva ushaka kuyimenya. Bruno, byashoboka ko umukristo abaho adasoma ijambo ry'Imana? Umuntu yaba umukristo adasoma ijambo ry'Imana cyangwa se ataryumva? Kuko tutaza kuvuga gusoma cyane tukibagirwa yuko wenda hari umuntu ushobora kuba atazi gusoma no kwandika, ariko ubwo nawe nivuga gusoma tuba tumuvuga nawe kuba yaryumva basi. ndashaka kugisubiza nk'umunyapolitike mvuga ngo yego nawe ya, ariko dusubije inyuma gato, ubundi ijambo ry'Imana ni iki? Ko nitujya kureba turasanga Kristo ntaho atandukaniye n'ijambo ry'Imana. Bibiliya imwita ijambo, iravuga ngo ijambo yahozeho, ikanasoza ivuga ko ijambo ari Kristo. Rero ntabwo mwakwitirira Kristo utazi ibyo avuga. Ni nk'uko wavuga ngo umuntu yaba umunyarwanda atazi ibibera mu Rwanda, akaba yakwitwa umunyarwanda, ariko icyo gihe birashoboka. Bari abana bafite nasiyonalite y'u Rwanda ariko batazi amakuru y'u Rwanda. Ku gihugu byo birashoboka, ariko ntabwo hatandukanye Kristo n'ijambo rye, kuko n'ijambo ry'Imana tuvuga ngo yashyize ijambo ryayo hejuru y'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo nta jambo ry'Imana ufite mu buzima bwawe, ntabwo waba ufite Imana. Nibaza rero umuntu yakwitwa umukristo, ariko biramugoye ko gukiranuka adasoma ijambo. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo udakiranuka ntazabona Imana. Rero ubwo kwitwa umukristo birashoboka, ariko kuba we ubuzima kuba we byagorana cyane udasoma ijambo ry'Imana. Ngivuga ibyo unyibukije amagambo aba muri byakozwe n'umwaka 2032. Ubona havuga ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kubaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Paul arimo arabwira abakristo akabwira ngo ntago mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Mu yandi magambo, iyo umuntu avuze ngo mureke runaka turagize Imana,
akwiye kubikora gake ubundi akongeraho ariko muragirwa nanone n'indi jambo ry'Imana. Ukongera ukabona muri Yohana 15:7 Yesu arimo kubwira abigishwa be, arababwira ku murongo wa 7 ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe nubwo mubasha gusaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mandi magambo ni nka Yesu arimo kuvuga ngo ntabwo mushobora kuguma muri jye mutagumye mu ijambo ryanjye. Waruvuze rero mu kanya ngo ntabwo umuntu yatandukanya Yesu n'ijambo rye, ntabwo umuntu yatandukanya Imana n'ijambo ryayo. Nibaza ko nanjye hari ubushakashatsi nshaka kubahana nashatse kare, nshaka kubaha busa nk'ubuhura cyangwa bushyigikira icyo cyandikwa n'isomye cyo muri Yohana 15:7. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika mu 2009, bwasohotse ku itariki 4 z'ukwa 12/2009, bwakozwe n'umugabo witwa Arnold Cole n'umudamu witwa Pamela Cordell. Babukoze ku bantu barenga 40 bafite imyaka hagati y'imyaka 8 n'imyaka 88. Hari ibintu rero bavuze umuntu usoma Bibiliya bigaragara mu buzima bwe. Cyambere barabanje gupima bareba umuntu usoma Bibiliya nibura rimwe mu cyumweru. Bona hari impinduka ariko ntabwo ari nyinshi. Usoma kabiri mu cyumweru babona hari impinduka ariko ntabwo ari nyinshi cyane. Usoma gatatu zirahari ko n'ubundi ziracyari nkeya pe, ni hafi ya nazo. Ariko bageze kusoma kane bahita babona impinduka zitangaje. Basanga umuntu nibura usoma Bibiliya 4 mu cyumweru. Nubwo nibura usoma 4 ntabwo ari kuvuga ngo wasomye mu gitondo ngo nasa terongera nimugoro rongeye mu munsi umwe. Nibura umuntu usoma iminsi 4 Bibiliya. Ibi ni byo bimubaho. Bakoze ubushakashatsi basanga kuba umusinzi, abasinzi, abantu babaswe n'ubusinzi bigabanya ko 57% iyo umuntu asoma Bibiliya nibura inshuro enye mu cyumweru. Garuka 57%. Abantu bisanga mu busambanyi ubwoko bwose. Nimo kuvuga abisanga mu busambanyi ubwoko bwose bitabigabanya ko 68%. Vuba ngo niba umuntu afite irari yumva ryamurenze cyangwa se gucika ku cyaha cy'ubusambanyi byaramunaniye, gusoma Bibiliya inshuro enye mu cyumweru bigabanyiriza abantu ku kigero cya 68% guhita acika ku busambanyi. Pornography cyangwa amashusho y'urukozasoni atagabanya ko 61%. Umuntu ari pornography ashaka kwicika we yarakoze amasengesho menshi aragize ate yirije usaragize ate, barakubwira ngo utangiye gusoma Bibiliya nibura inshuro enye mu cyumweru hagabanuka 61%. Gukina urusimbi bigabanyuka 74%. Wenda izo ni impamvu z'ibyo Bibiliya ikurinda, ariko ari n'impamvu noneho z'ibyo Bibiliya igufasha. Cyemera kuvuga ngo kubwira abandi ibyo wizera, gusangira n'abandi ibyo wizera cyangwa kuvuga ubutumwa byiyongera inshuro 228%. Kwigisha abandi, discipling others, gufasha abandi gukura mu kigero cya Kristo bitabiyongera inshuro 231%. Apana inshuro bitabiyongera ku kigero cya 231%. Hanyuma iyo usoma Bibiliya nibura 4 mu cyumweru, amahirwe yo kugira ngo ufate ibyanditswe mu mutwe atazamukaho 47%. Umuntu ashakashatse muri scientific butari ibintu bicaye ngo bikorere gusa. So mbigarutseho nyine mvuga kuri icyo twavugagaho uvuga ngo ntago watandukanya Yesu n'ibyanditswe biye. Ntahari avuga ngo mugume muri jye, ariko kuguma muri njyewe nuko muguma mu ijambo ryanjye. Ngira ngo tunafatanye dushishikarize abantu bitwa ko ari abakristo. Muri rusange abantu bose bakwiye gusoma Bibiliya. Uwayisoma wese yamugirira umumaro. Hari abami bayisomye babasha gutegeka ibihugu byabo, uretse n'ibihugu byabo bubaka ama empires byo twabivuze. Ariko ku mukristo noneho we kwibwira ko uri umukristo udasoma Bibiliya ngo ni hafi ya ntabyo, n'imbuto z'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ni hafi ya ntabyo. So sinzi niba hari ufite commentaire y'icyo yakongeraho kuri iyo ngingo tutarayivaho ngo twinjire noneho mu kureba ibijya bibuza abantu rimwe na rimwe gusoma Bibiliya. Hari ikintu wenda nshaka kongeraho. Kumfashije cyane kiri muri Timoteyo wa mbere ibice 4:13, aravuga ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Fashe kubyo ngibyo yaruvuze. Buriya umuntu usoma ijambo ry'Imana ufite n'ubushakashatsi bugenda bubyerekana, iyo usoma ijambo ry'Imana n'umwete wo kuhugura no kwigisha biremeka muri wowe, kuko already ufite amakuru yo gutanga.
ufite information ku kiriho ku kiri kuba ku kiganirwaho ufite ayo makuru ariko umuntu udasoma ijambo ry'Imana amakuru arabura tureke n'ibyo gusenga aho babiri kure cyane amakuru arabura completely rero Paulo abwira Timotheo ugira umwete wo gusoma ntiyavugaga ibyanditswe yavugaga amateka yavugaga ubuzima yavugaga imibereho basize mu nyandiko bizarema zambaraga ndi ukwinginga ngo ugire umwete wo guhugura no kwigisha nubwo bisa nkaho wenda hari aho yamwerekaga cyangwa se yifuzaga ko aba we nk'umuyobozi yaho yarari ariko biri n'ubuzima bwe biri mu nyungu ze mbere yuko biba mu nyungu z'undi bivugiye iki uyu munsi wa none iyo ugiye kwitegereza tureke no kujya kure cyane dufate mu badukikije tubanye muri iyi myaka hagati y'15 itambutse usanga uko barushijeho kugabanya gusoma kaboshi yavuga ngo n'amavuta yarakamutse urumva uko barushijeho kugabanya gusoma nako gusenga kwaragiye kuko guterana aho kwaratakaye kubera iki hari ibindi byasimbuye wa mwanya ni ahantu usanga n'ikiganiro bisa nkaho bimukomplice usanga afite indi mvugo itandukanye niyo uri gukoresha ikindi bigabanya kwa guhugurwa buriya guhugurwa bifitanye isano no kuranye ndi gusoma ngira wa mutima wo kumva ashaka guhugurwa kubera iki mfite amatsiko gushaka gusonkerwa bya bindi murasoma buri munsi nako kumva ibya jambo rero mbivugiye iki turi mu gihe aho usanga abantu benshi ndasoma kuko hari ikintu ari umuntu ushaka kuzemeza hari ahantu ushaka kuzigisha kandi ashaka kuzemeza noneho turi muri yasi ikoranabuhanga hari ikintu ushaka guprovinga cyangwa hari ahantu ushaka guprovinga ahantu runaka mu kintu runaka ushaka gutwika usanga mbese intego iri muri inyuma muri kwa gusoma isigaye itandukanye cyane n'abatubanjirije aho basomaga kuko hari ubuzima bashaka kuvana muri bya byanditswe uyu munsi ujya kubaza umuntu aho ari gusoma kubera ko caca yashizeho umurongo igihe cyo gusoma rimwe nabo kandi akabyibuka ariko wa munsi warangiye nabo akabisoma yirukanka kuko nigeze kubona abamanya gutekereza ariko iyo byabaye ubuzima tuba tumeze nk'abanyeshuri buri munyeshuri udasubira muri za note ngo azisome ndakurahiye igihe cy'ibizamini byamucanga nabyo wenda bajya bavuga ngo ni bon sens mu cyongereza bitaho iki bon sens ukoresha ururimi gusa ugasubiza bitewe n'igisobanuro rusange ubyita gute namwe byose ninza kubyuka ndabivuga ntabwo ushobora kuyigira uba wenda nkatwe twize muri francophonie kubera ko wabaga uzi ururimi bon sens yatuma gutsinda kubera iki wabaga warasomye ukabivana mu kubroka aho ukabyumva kuko wabyumvishe rero ukamenya no kubisobanura ku kibazo bakubajije bifitanye isano n'ijambo ry'Imana uko usoma amakuru urayibikaho uko usoma urahugura uko usoma ibiganiro byanahinduka buri nabwo ubuzima bukagenderaho icyo cyanditswe usomye kivuga ku no kubivugana behind camera niba mbyibuka kivuga ku ishami Yesu avuga ngo ndi umuzabibu muri amashami niyo nabitekereje mu buryo busanzwe ugatekereza ishami ritari gufasha ishami niyo ryaba ari igiti kimaze imyaka kuri nyuma tutazi imyaka kimaze giteye ahantu hari amazi iryo shami riri connect bimaze imyaka yose ririmo amazi ryakimureti ukagenda ukarica nta minsi 3 rishira bituma kandi urubuga rimaze imyaka irenga 100 ryakiriye ubwo ndi kubwira ku bakristu cyane cyane abavuga ngo narabisomye Bibiliya narayirangije maze gusoma inshuro 10 narakimuretse mu yandi magambo mfite bagaje ihagije uru rugendo rwa gikristu ntabwo ari ukwakimuretinga ntabwo ari sitoke si bizinesi uvuga ngo njye nararanguye ibicuruzwa by'imyaka 10 ndabifite ahubwo ni ubuzima bugusaba guhora ucometse uri konekite mu ijambo uri konekite kuri Yesu hari ijambo wavuze kare nshaka kuriraho gato ryo muri Yoshuwa nyirango igice cya mbere umurongo wa 8 cyangwa wa 9 rivuga ngo amagambo nakaguvemo noneho binyibukije rya jambo riba muri Zaburi igice Zaburi ya mbere
hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi n'ahagararanye n'abanyabyaha n'inshirane n'abakobanyi. Harimo umurongo uvuga ngo ahubwo amategeko y'Imana niyo yibwira ku manywa na nijoro. Batavuga ngo rero ubu ngubu wibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, ari nabyo byari biri muri Yoshua, avuga ngo ujye uyibwira ku manywa na nijoro. Ngo ahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto mu gihe cyacyo. Niba koko kurya ijambo ry'Imana, niba ijambo ry'Imana ari ibyo kurya, umuntu akaba atatungwa n'umugati gusa, ahubwo akwiye no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Uvuga ngo urya byinshi amera nk'aho undi utuye hafi y'isoko uhora atoshye, urya bikeya arumangatara. Ikibazo njya nibaza nanone ni kimwe, nuko tuvuga ngo umuntu asoma ijambo ry'Imana gake, aho ngo twabibonye ntabwo umuntu abasha kubeshwaho n'ibyo kurya gusa. Mu yandi magambo duhora turya content, duhora turya ayandi magambo. So iyo tarimo kurya amagambo y'Imana, hari andi magambo tuba turimo kurya. Kandi Bibiliya none ikavuga, ngira ngo ni Yohana igice cya 10 umurongo wa 10, uvuga ngo umwanzi ntazanwa n'ikindi, ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura. Uvuga ngo umwe atanga filozofi yo kuvuga ngo mubabarirane, mukundane, mugire muti. Undi agatanga filozofi yo kuvuga ngo buriya ujye werekana ko uri umuntu w'umugabo, shana akayivuga gatuma hari umuntu ugusuzugura, umuntu nagusuzugura uzamwumvishe, uzamuhamye. Wabikora agasanga nawe urirangije. So wenda nguciye mu ijambo, ariko navugaga ibyo ndimo kuvuga cyo kuvuga nyine ngo umuntu utuye hafi y'umugezi, igiti gituye hafi y'umugezi n'idatuye hafi y'umugezi, si n'imvugo gusa wenda iri aho ngaho gusa, nuko irashingiye no mu ijambo ry'Imana turimo kuvugaho na kano kanya. Ibyo navugaga nyine nuko ubwo nabwiraga ku bakristo, ku bantu bakunze ijambo bakagera bakavuga ngo twararihaze, ntabwo bibaho, kuko hari abantu benshi nk'umwe mu bantu tujya tuvugaho muri iki kiganiro, Dr. Antoine, bamwe mu bamuri hafi bavuga ko asoma Bibiliya buri munsi, amaze kuyisoma inshuro nawe atazi, ariko aracyayisoma. Wamubona kuri social media ukibaza impamvu uyu musaza atajya ava ku byo twakwita hit uyu munsi. Nuko afite icyo atanga. Uburyo umuntu adafite icyo atanga agera agapapira, agera akagacika. Ukibaza abandi impamvu umuntu aza tukamubona periyode runaka, wazongera kumushakaho ijambo ukaribura. Si uko Imana yamwanze cyangwa si uko Mwuka Wera atagikora, ahubwo ni uko yaretse inshingano ze, yaretse gukomeza kuba connected kuri icyo gihe. Ku batazi rero, ku batarayisoma, bo nabakangurira kuyisoma, kuko kujya kubabwira ngo kuyireka, kuko Bibiliya yewe reka tuvuge wenda tuve no kuba abanyamwuka cyane, nta gitabo ndabona kiri mu izo muri Bibiliya kandi ziryoshye ziruta na filime, harimo amaseri aruta. Ikintu gitangaje ni uko mutabonye ibibazo nateguye abantu bavuze bibagora mu gusoma Bibiliya, amagambo urimo kubisubiza turabigera kuko bisubiza, ariko birerekana nyine ko turi muri harimo seri zirenze iterambere. Usabye nk'umubwiriza wo noneho, nta gitabo cy'ubwenge ndabona kimeze nkacyo, akubwira ibintu kugeza no ku bibereye mu cyumba iwawe, n'uburyo ukwiye kwitwara mu buzima bwa buri munsi, ubikuye no mu buryo bw'idini n'ikindi. Ni igitabo cyiza cyo kuba wasoma. Imwe mu mpamvu bari bavuze, narebye impamvu zitangwa cyane, abantu benshi bakunda gutanga zituma badasoma Bibiliya. Imwe muri izo mpamvu niyo ngiyo yo kuvuga ngo Bibiliya iri boring, kuyisoma nyine ntabwo biryoshye na gato. Rero uvuze iki kintu cy'ukuntu igitabo ari igitabo kiryoshye, gifitemo amajale yose, amafilime yose ureba Bibiliya ifitemo jale zose, ifitemo histoire, ifitemo amateka, ifitemo amategeko. Bibiliya ifitemo ibitabo by'amategeko, uramutse wiga amategeko ukwiye gusoma Bibiliya. Ifitemo inkuru, ifitemo urukundo, ifitemo ibintu byose. Jari ku cyumba Bibiliya itaboa, uvuga Bibiliya yangira boring. Muri uyu muntu uvuga ngo iraboa, njye mbigeranya muri ubu buryo. Bihwanye n'umuntu ufite ya app bareberaho filime, akabonaho seri yigeze kureba cyangwa se yasomye titre
uwo akaba yikundira ingumi kandi nta ngumi ziriho arasimbutsa buri kanya aba ari muri next buri kanya. Hari abantu rero filime bakora next buri kanya kubera iki muri we ashaka ibintu birangiye ashaka ko byihuta arebe ku musozo bimeze biti nta nubwo ashaka kumenya aho byatangiriye. Akaba n'undi nawe ujya kureba ikintu kubera ko hari ikintu muri wowe yumva ashaka ntabwo agiye kureba kuko ari mu buryo bwo kwidagadura ni urugero wenda kubera ko ari filime ahubwo hari ikintu ashaka kukavaringa muri we time musa ashaka kwica aravuga ngo nshaka kwica time yanjye ndebe filime kimwe n'imipira n'ibindi ushatse no kwica time wayicira muri Bibiliya cyane. So Bibiliya rero impamvu ngiye mbona hari abantu bigora kandi ngenda nabumva ko nanjye araho ninyitangira byangoraga kuko hari gusoma itangiro iyo bigitangira wumva harimo ibibazo byinshi bifite nawe utari gusobanukirwa abantu abakobwa bashakaga bavagaye already utangiye kwibaza byo bibazo kuko washaka igisubizo muri wowe hari ikintu wumva kiri kurwara muri ushaka kumenya ukanya. So ko kutagira ya patience yo gushaka gutegereza ko hirya gato Imana iza kugwishurira cyangwa se kugusobanurira iciye none muri bya byanditswe ugacika intege kubera iki hahandi urumva ushaka kuhabona bya bisubizo byose. So were mu itangiriro ukagenda mu kuva ugakubita Yoshua iyo bitangiye kugira mu mategeko already abenshi barasimbuka kubara Abalewi barasimbuka nyamara rimba ari igitabo kinaryoshe cyane buriya Abalewi kubera iki ugenda ubonamo imigenzo imico imyitwarire imyifato cyane cyane ku Mukristo hano bivanira urumva iyo wabishoboye kugira izo mbaraga ndagiye naho umuntu wese dukurikiye washoboye kugira izo mbaraga n'ubushake bidashingiye ku kintu nakuri gushaka guprovinga cyangwa se kubona ari n'abasoma burya bashaka guprovinga umuyobozi wabo cyangwa se undi muntu wari hejuru bameze nk'aba muntu ukora ikizamini hari umwarimu umuhagaze hejuru abashaka kumenya ko yabikoze cyane kandi wenda uko abyihutisha arata n'umurongo abyinshi urumva rero mu gitabo cy'Imana Bibiliya harimo ibintu byose harimo umunezero wose washaka harimo entertainment harimo twavuze kare dutangira ibintu byinshi byagiye biremeka biri mu ijambo ry'Imana. uvuga iyo kintu nibutse kimwe bumwe mu buryo nkoresha kugira ngo mbashe gusoma Abalewi ariko ni n'uburyo n'abantu benshi bashobora gukoresha ibitabo by'Abalewi byo kubara birimo amazina amabara y'akabayonga n'ibiki byose. Icyambere uramutse ufite amahirwe yo kuba wumva ururimi rurenze Ikinyarwanda wagisoma no mu zindi ndimi. Sinzi ntabwo ndasoma version ya Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ndebe niba nayo yarashyizemo imvugo tubasha kumva ariko Bibiliya yera yo ifitemo nyine ayo mabara y'akabayonga itabibaza akabayonga ko ntarakumva kuma navuga ahubwo asanga ni papa nisomye byo bitanyumva. Rero bamwe muri yo nakoreshaga kuba ko abantu bagiraga nkumva bro what's this ngafata iyo passage ndasomye niba ari kubara biranaryoshye cyane kuko harimo inkuru ariko nka hari badescribinga ngo ihema ry'ibonaniro rizaba rimeze gutya tujya muri YouTube ukandikamo ngo ihema ry'ibonaniro my friend iyo birebye babirimo kubidescribinga bakerekana urukarabiro bakerekana igicaniro bakerekana iki bakagenda babihuza noneho sometimes hari igihe ugira amahirwe ukahasanga na commentaries zivuga uburyo ibyo bintu bishushanyije by'isezerano rishya. Jewe nsoma uko numva nabaye forced niba ariko nabyita gusoma nk'Abalewi ndi ku ishuri noneho ngashaka kurumva nagomba kubisoma bari bunambazemo ibibazo kabone ubwabyo kubisoma no kubyumva ari intambara. Rero ngira amahirwe yo kuba yo kwishakamo iyo kintu cyo kuvuga ngo reka ngende mbirebe kuri YouTube nyesoma text ndebe kuri YouTube niki my goodness ubishaka azabigerageza bikore azambwira uzabona insights muzashobora kwibaza. Anyways twatuvuye kuri iyo ngingo y'ikibazo abantu bakunda guhura nacyo cyitwa ko Bibiliya boring. Hari abandi bavuga ngo kuki ndayisoma buri gihe kuki ndayisoma buri gihe niyo nayisomye inshuro 3 enye cyangwa 5 kuki nakongera kuyisoma. Bruno hari ikintu yari yatanzemo avuga ngo uhorana iyo freshness hora ufite ubwenge bw'uwo munsi tubera sinibaza ko turi bigaruka cyane cyane ko n'iminota neba irimo kugenda iturya isata burenge. Ngiye cyo numva navuga nuko n'izindi instructions zose ibitabo byose birimo instructions ibitabo birimo amabwiriza bisaba kubisoma kenshi. Nguhaye urupapuro rumwe ruriho ngo mu gitondo byuka ugire gutya
ukarusoma rimwe ukagenda ukabika, nyuma y'umunsi umwe ntabwo wibuka ya aya ni mabwiriza, amasaha. nyuma y'amasaha. no kurya nk'uko wumva utareka kuki utavuga ngo reka ndire rimwe sinzongere kurya na rimwe. Aha. tumeze nk'utuyunguruzo, uburyo umuntu ateye arakamuka, yakeneye guhora yiyuzuza ijambo ry'Imana. Impamvu nayo muciye mu ijambo nuko nashaka ko murenga icyo gitabo cy'Abalewi. Nkunda kubwira abadizayina ngo bazagisome, ubwo abari muri iyo Field. bazagisome, kuko njya ndeba ubuhanga burimo bwo kuvanga amarangi. Niba utanakunda Imana uzasoma Abalewi, nibaza ko havamo umwe mu badizayina beza mu isi. Rero harimo ubwenge bwinshi, naho ku cyo gusoma buri munsi ni nko kurya buri munsi, kuko utareka kurya buri munsi, udakwiye kureka gusoma ijambo ry'Imana. Cyangwa se n'ukunda amategeko ashobora gusoma gutegeka kwa kabiri no kuva, hari abaguha context nziza y'amategeko. Hari icyo ugiye kuvuga? aho icyo ngiye kongeraho ni uko urushaho kurya buri munsi ni nako urushaho kugira apeti. Buriya iyo utagira igihe gihoraho cyo kurya na apeti iracika, uhora n'ubuzima bwawe buriya burabufite ikibazo. Ariko iyo urya ku gihe kandi buri munsi, n'ubuzima bwawe bugira umurongo, bugira imfatiro, donc ufite sante, ufite ubuzima buzira umuze. Kubera iki? Rya funguro urifatira ku gihe kandi buri munsi. Buriya umuntu umaze imyaka 5 arya kamvuge 3 ku munsi, mu gitondo yariye neza, saa sita yariye neza nta stress, kuko hari n'umuntu urya arakunda kudusereza ati iyo urya ufite stress ntabwo bigera mu nda, kandi mbere wabyoherejeyo. Ariko nyine icyo bashaka kuvuga ni uvuga ngo ntabwo kugira umumaro. Kubera iki? Uri stress, servo ntabwo igumva kuri kurya. So ninjoro wariye neza. Mu myaka 5 wa muntu atandukanye na wundi urya saa sita akazongera indi saa sita. Buriya n'imibereho yawe tureke byane byo kwiyagara ngo abirabura ukuntu Imana yaturemye ngo nayo turinze hoya. Buriya iyo standard wayishizeho ubuzima burahinduka. Abantu bari bashize hariya sante zabo n'imirwarire yabo bitandukanye. Mushobora kubita imyaka 5 atararwara. Kuri iki umubiri we ugenda ufata bya bindi nyenerwa bya buri munsi bituma naza ndwara zimwe zirindwa. Ibyo ngibyo ni ibintu byo kuri science. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko ifunguro rya buri munsi ni inama rwose nziza isome. Reka duse nk'abagana ku musozo, kuko dusigaje iminota iri munsi y'6. Tugava ku ngingo ya nyuma. Hari abantu ngira ngo tugire inama, abavuga yuko Bibiliya iragora kuyumva, it's hard to understand, cyangwa se nubwo babishaka, kubera ko wenda abakristo bajya gusenga buri gihe bakababwira ngo musome, babura motivation yo gutangira, bumva babuze ikibasunikira gutangira, babura ahantu bahera kugira ngo batangire gusoma Bibiliya. Bene nk'ubu uvuga ngo ndabisoma nkumva simbyumva, cyangwa se ndabisoma nkumva nta motivation mfite, wamubwira iki? Kaduhere bino kuri wowe ubwo ari wowe warangije, hanyuma nawe ukomeze. Reka ntange practical example kubera umwanya. Kuri uwo nguwo wumva bimugora ataranagerageza na rimwe, ngiye kuba urugero rwafashije, ubwo nawe rwagufasha. Hera mu migani ifite ibice 31, ifite usoma igice kimwe buri munsi, uzarangiza ukwezi urangije igitabo cya mbere, kandi nzi ko utazabiregreta kuba waragisoma, kuko ni igitabo kiryoshye cyane, cyoroshye kumva, ntabwo cyoroshye kumva ariko cyoroshye kugisoma. Ugisoje wanakurikizaho ibyo bitabo by'ubwenge, ariko n'inkuru za Yesu ubwazo nazo ni inkuru nziza. Kubera umwanya rero nshobora no kuba wenda ari nabyo jambo ryo gusoza, wasoma wagira. Hari icyanditswe nshaka gusorezaho cyo muri Yakobo igice cya 22 kivuga ngo n'ubu wumva ijambo gusa, ahubwo tube n'ababishyira mu bikorwa. Reka wenda amasomero avuga ntukishuke ngo mupfe kumva ijambo ry'Imana gusa, ahubwo mujye mukora icyo ribabwira. Nuko wumva iryo jambo ntarikurikize yageranwa n'umuntu wireba mu ndorerwamo
nyuma akagenda agahita yibagirwa uko asa ngo kiranasubiza cya kibazo wabazaga kare. Reka tuba basoma ariko tunashyira mu bikorwa ubwo kuwo riboha, reka ibyo usomye ubishyire mu bikorwa urebe benefit yayo. ntabwo bizongera kumuboha rero. Ntabwo bizakuboha kubera inyungu, burya umuntu aboha n'ikintu adafitemo inyungu, ariko iyo ukoze igishoye ukunguka burya urongera ugashora. Rero nubisoma uzabishyire mu bikorwa uzunguka, uzatuma wongera gushora. Jali, dusoza umuntu uvuga ko biramugora kuryumva niyo yarisomye, ikindi nubwo abizi ko ari ingenzi agerageza kurisoma akumva wapi yasoma uyu munsi ejo bikanga, wamubwira iki mu munota umwe? Ijambo rya mbere ni uko harimo n'ubunebwe. Icyo cyo ntabwo nagikatira ikorosi, harimo n'ubunebwe kuko rero ramutse ari ikizamini ejo uzakora wararusoma n'amaguru ukayaraza mu ibasi irimo amazi. So harimo ubunebwe nibaza ko n'icya kintu cyazanye satani ni ukugira ngo atwime wa muyoboro. So nimba ari n'ahantu usoma ukumva ntusobanukiwe, shaka ahantu ugomba nimba ufite aho ushumbwa, shaka umuntu mu itorero, yaba pasitori cyangwa se undi muntu, mwegere uwo muyobozi ufite, mwegere umubaze ati hano hantu ndahasoma ku buri gihe sinjya menya bino bintu agusobanure kandi nzi ko azabikora kandi anezere ko aje kubimubaza. Ikindi, reka kwishakira logique muri ibyo bintu uri gusoma, ko iyo logique nkunda kuvuga ngo si yawe ubwo bwenge ushaka kuyihimbira ako kanya si ubwawe, ahubwo burekera Imana. Niyo mpamvu bikunda no kujigisha abantu bamwe, soma kandi wizere ko igitabo cyose nukisoma ukakirangiza nibyo wasomye mbere ubanza uzabishurirwa, uzabimenya birushijeho. Kubera iki? Kimwe genda gisobanura ikindi. Uko urushaho gusoma mu itangiro ugera mu kuva, ukumva itangiro waryumvishaho kurushaho. Uko uvuye mu kuva ukajya mu kubara urumva noneho utangiye gusobanukirwa bya bindi. Kimwe ku kindi nagisobanura ikindi. Iyo ugeze mu isano rishya ugenda usobanurwa n'ibindi bya bindi byose wari ukeneye. So reka kumva ko bishobora kuboha kuko ni imyumvire tudashobora kumenya ahantu byaturutse n'uwabizanye, ko ni ikintu cyaturutse ahantu yagusoma, ushobora gusanga ari n'umuntu mwabitangije, ariko ubwo ni ubunebwe. Byivanemo ngo barayivuze, ushobora kuba waranabyumvanye abandi ugafata nawe uwo muco kandi utaragerageje ngo ujyane. Soma, ndakwizaza ikintu kimwe, uzumva umunezero wo gusoma. Ikindi cya kabiri, bizakuremamo n'umucyo wo gusoma usibye na bino ijambo ry'Imana. Ikindi, uzunguka ubwenge. Icyo ndakimwijeje. Murakoze cyane. Dusoza reka nsome icyanditswe kiri mu Bafilipi 2:13 kiravuga ngo kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. No gusoma Bibiliya, Imana ibasha kudutera kubikunda, reka dutera no kubikora. Reka nsabe Bruno adusengere asoza kino kiganiro asengera muri uyu murongo ngo Imana iduhe gukunda no gukora ibyo yishimira, ibyo byitwa gusoma Bibiliya. Mwami, turagushimye ko wowe wahumetse ijambo ryawe kugira ngo turigenderemo, kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze, kugira ngo tubeho ubuzima bwuzuye. Mwami, turagushimye ku bwa Bibiliya, turagushimye ko dufite ijambo ryawe dushobora gusoma, yaba mu bitabo, yaba mu matelefone yacu, yaba Mwami ko dufite access ku ijambo ryawe. Mwami, turagushimiye. Mwami, nuko ijambo ryawe rivuze, umwami niwo dutera umwete n'urukundo, gukunda gukora ibyo ushaka no gusoma ijambo ryawe. Reka Mwami, yaba ari twebwe turi kubivuga, yaba abatureba, yaba abumva bose ibyo turi kuvuga, reka Mwami udutere umwete wo gukunda ijambo ryawe. Reka Mwami abakumenye bose n'abatarakumenya bagire umwete wo gusoma ijambo ryawe. Reka Mwami usuke uwo mwuka ku isi yose kugira ngo abantu bashishikarire gusoma ijambo ryawe, kuko harimo ubutunzi, harimo ubwenge, harimo iby'ubugingo. Mwami, turabisabye nk'abana bawe kandi ijambo ryawe riratubwira ngo nidusaba tuzahabwa. Mwami, turagusaba ngo uduhe umwuka wo gukunda ijambo ryawe kandi uduhe no kubasha kugendera mu byo wategetse. Turagushimira Mwami, dusabiye ahopa umugisha ndetse n'abaduteze amatwi bose tubasabiye umugisha, komeza ubarinde, ubagirire neza, ubakundishe ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Amen. Murakoze cyane.